Hero mumeze mute? Nizere ko Imana ikibarinze. Murakoze kongera kugaruka hano. Abakoze subscribe ndabashimiye. Abashyashya nabo mukande kukazogera dukomeze tubane. Bityo ibiganiro nkomeza kubaha bijye bibageraho kuko mwamaje gukora subscribe. Uyu munsi rero tugiye kuvuga kuri topic kongera ibiro by'umwana mu gihe utwite. Ese birashoboka ko umwana yagwingirira mu nda cyangwa akagira ibiro bikabije? Ibyo byose birashoboka, nibyo tugiye kuganiraho. Komeza ukurikirane video turabisangamo. Mu by'ukuri rero mu busanzwe ubundi intungamubiri ziva kuri mama w'umwana zikagera ku mwana ziciye mu cyo bita ingobyi, zigakomeza muri reri zikagera ku mwana. Ariko kuba wariye cyangwa utariye cyangwa ukize cyangwa ukennye nibisobanuye ko umwana atabona intungamubiri, ahubwo umubiri wishakamo uburyo utanga intungamubiri zijyanye n'ibyo umwana akeneye zibikuye mu by'umubiri wibikiye mu maraso. Bivuze ko ugomba kurya neza cyangwa ukarya indyo yuzuye na mbere y'uko utwita. Ugomba kubanza gutegura gutwita, ukitegura kugira ngo no mu gihe uzatwita byakunaniye umwana azabona intungamubiri zivuye kuri bya bindi wabitse wariye utaratwita. Ibyo byose rero birashoboka ko umwana ashobora kugira ibiro bikeya umutwite biturutse ko kurya byakunaniye cyangwa se ntago indyo yuzuye kandi umwana wageze muri cya gihe cyo gukenera ibiryo kandi wowe byarakunaniye kandi utaranabiriye mbere. Bityo rero ubundi umwana uvutse akavukana ibiro bishyitse avukana ibiro biri hagati ya 2500 na 4 iyo tumupimye ageze ku isi. Tuvuga rero ko yagwingiye cyangwa se yagwingiriye mu cyangwa afite ibiro bikeya iyo avukanye ibiro biri munsi ya 2500 aba yaragiriye ikibazo mu nda, kudakura neza. Nanone kandi iyo arengeje ibiro bine byuzuye nabwo aba yavukanye ibiro byinshi. Ibiro bikeya nabyo bishobora gutera umwana kudakura neza, agarwaragurika cyangwa bikanamuviramo n'urupfu mu gihe mama we atamwitayeho bihagije, amurinda imbeho, amufurika, amwonsa cyane n'ibindi. Ibiro byinshi nabyo bitera ibibazo byinshi ku mubyeyi. Iyo utwite ibiro byinshi mu nda, umwana ushobora gutinda kubise kubera umwana munini, ashobora kuvuka ananiwe, umubyeyi ashobora kubyara abazwe kubera ko yatinze kubise, ibise bikaba bikeya bikarangira bamubaze, cyangwa se gucika cyane mu gihe uri kumubyara kuko nyine urumva aba ari munini, bikaba byanavamo ibibazo bya fistule kubera umwana munini. Niyo mpamvu iyo tucishije muri ecography tugasanga umwana afite ibiro byinshi, akenshi na kenshi dukonseye umubyeyi kubyara by cesarean cyangwa se kubyara abazwe kuko kugira ngo twirinde ibyo bibazo byose. Ingaruka ku mwana rero wavukanye ibiro byinshi, ashobora kuvukana isukari nkeya mu maraso, yazakura kanaba afite ingorane zo kuzarwara diabete. Umubyeyi w'umudiabetike cyangwa se ufite diabete aba afite ingaruka nyinshi zo kuzabyara umwana munini. Cyangwa se nanone umubyeyi ubyibushye abyara nanone umwana ubyibushye, cyangwa umubyeyi wigeze kubyaraho umwana ubyibushye aba afite nanone andi mahirwe yo kuzabyara umwana ubyibushye. Tugarutse ku mwana ufite ibiro munsi ya 2500, umubyeyi ufite ibyago byinshi byo kuzabyara uyu mwana utagejeje ibiro ni umubyeyi wagize ikibazo cy'ama-infection atwite, umubyeyi n'ubundi ugigira ibibazo byo kubyara abana batagejeje igihe, umubyeyi uri ku miti atwite, umubyeyi warwaye indwara ikamuzahaza atwite, n'umubyeyi ufite ingobyi cyangwa se placenta ifite ibibazo ituma ibiryo bitagera ku mwana. Ese wakibaza iki kibazo ngo ese ibiro by'umwana nshobora kubimenya ntwite kugira ngo menye ko afite ibiro bihagije cyangwa se yagwingiye? Yego rwose wabimenya. Umubyeyi wese utwite tumushishikariza kujya kwipimisha ku kigo nderabuzima, akajya no guca mu cyuma ecography bakamurebera ko umwana atwite ari gukura neza. Kandi koko ecography irabibona kuko bahuza ibice by'umwana bakakubwira ibiro biteganya ko umwana yaba afite. Iyo atari gukura barabibona bakakugira inama yo kugerageza kurya. Ubundi no mu busanzwe umwana uri munsi y'amezi 6
umubiri wose, ibice by'umubiri wose aba bifite biri aho bitaratangira gukura. Hejuru y'amezi 6 nibwo bitangira gukura, ku buryo nyine akaguru gakura, umutwe ugakura, akaboko kagakura. Niyo mpamvu hejuru y'amezi 6 buriya nibwo wakariye cyane ukaniyongera ibiro, kandi umubyeyi utwite agomba kwiyongera ibiro nibura hagati y'ibiro 8 na 12, nibyo dupima yiyongereye. Agomba kwiyongera kugira ngo tumenye neza koko niba n'umwana twite ari kwiyongera. Ikindi, nyuma y'amezi 6 nkuko twabivuze, umwana wagejeje igihe cyo gukura, umubyeyi agomba kwibanda ku kurya ibiryo bikungahaye kuri proteine. Ibyo ngibyo harimo ibikomoka ku matungo, amagi, amata, inyama zitukura n'iz'umweru, soya, ibishyimbo, isombe, ndetse akanibanda no kurya imbuto zirimo proteine arizo avoka, inkeri, amapera n'ibindi. Ibyo ngibyo byose bidufasha kugira ngo wa mwana wacu azavukane ibiro bishyitse nkuko twabibonye, ni ibiro biri hagati ya 2500 n'ibiro hagati ya 4 byuzuye. Rero murakoze kurikirana topic y'uyu munsi. Ikintu cya mbere tuvanyemo nuko ugomba kwihatira kurya we mubyeyi nkuko twabibonye, ukarya ibiryo birimo proteine kugira ngo wa mwana wacu azavukane ibiro bihagije, ari byo ibiro biri hagati ya 2500 n'ibiro 4. Ari ibiro bike, ari ibiro byinshi, byose ntago ari byiza. Icyiza nuko avukana hagati muri iyo range kugira ngo agire ubuzima buzira umuze. Murakoze kubana nanjye, yari midwife Dorcas ubakunda. Bye.